Tuzirikane amasomo matagatifu yo kuri iki cyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujia, aho duhimbaza umunsi mukuru w'ubutatu butagatifu. Amasomo matagatifu tuzirikana. Isomo rya mbere turarisanga mu gitabo cy'Imigani, umutwe wa 8 kuva ku murongo wa 22 kugeza ku murongo wa 31. Isomo ryo mu gitabo cy'Imigani. Nimwumve iby'ubuhanga butangaza. Uhoraho ni njye yahereyeho arema, mbanziriza ibindi yahanze byose. Nimitswe kuva kera na kare, kuva mu ntangiriro mbere y'uko isi ibaho, igihe amazi magari yari atarabaho n'amasoko adudubiza atararemwa, njyewe nari naravutse. Igihe imisozi n'utununga byari bitarashingwa, njyewe nari naravutse. Nariho mbere y'uko arema isi hamwe n'ubutaka n'ibiyigize byose. Igihe yahangaga ijuru, agaca uruziga rw'ikirere hejuru y'amazi magari, nari mpari. Igihe yakoranyaga ibicu byo mu kirere n'amasoko yo munsi y'isi akuzura amazi, igihe yategekaga inyanja kutarenga inkombe yayo, akanatera imbago z'urugabaniro rw'isi, ubwo nari iruhande rwe nk'umwana ukunzwe, ngahora mushimisha buri munsi, simpeme kumukina imbere no kwisanzura ku isi ye, kandi nezezwa no kuba mu bantu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi idufasha kuzirikana isomo rya mbere ni Zaburi ya 8. Uhoraho, mutegetsi wacu, mbega ngo izina ryawe riramamara ku isi hose. Iyo nitegereje ijuru ryaremwe n'ibiganza byawe, nkareba ukwezi n'inyenyeri wahatendetse, ndibaza nti, umuntu ni iki kugira ngo ube wamwibuka? Mwene muntu ni iki kugira ngo ube wamwitaho? Rwose habuzeho gato ngo umunganye n'Imana. Umutamiriza ikamba ry'ikuzo n'uburanga, umugira umwami w'ibyo waremye, umwegurira byose ngo abitegeke. Amatungo yose, amaremare n'amagufi, ndetse n'inyamaswa zo mu gasozi, inyoni zo mu kirere n'amafi yo mu nyanja, hamwe n'ibyogoga mu mazi byose. Uhoraho, mutegetsi wacu, mbega ngo izina ryawe riramamara ku isi hose. Isomo rya kabiri turarisanga mu ibaruwa mutagatifu Paulo intumwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 5 kuva ku murongo wa 1 kugera ku murongo wa 5. Isomo ryo mu ibaruwa mutagatifu Paulo intumwa yandikiye Abanyaroma. Bavandimwe, ubwo rero twagizwe intungane n'ukwemera, dufite amahoro ku Mana muri Yezu Kristo Umwami wacu. Kubwe twashyikiriye ukwemera iyi neza tuganjemo. None twiratana gutegereza ikuzo ry'Imana. Si ibyo byonyine twiratana, ndetse n'ibitotezo. Kuko tuzi ko ibitotezo bitera kwihangana, ukwihangana kugatera ukudahemuka, ukudahemuka nako kugatera ukwizera. Kwizera ntigutamaze, kuko urukundo rw'Imana rwabuganijwe mu mitima yacu na Roho Mutagatifu twahawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Naho ivanjiri ntagatifu tuzirikana ni ivanjiri yanditswe na Yohani, umutwe wa 16 kuva ku murongo wa 12 kugeza ku murongo wa 15. Amagambo yo mu ivanjiri ntagatifu uko yanditswe na mutagatifu Yohani intumwa. Muri icyo gihe Yezu agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, yabwiye abigishwa be ati, ndacyafite byinshi nababwira, ariko ubu ntimwashobora kubyakira. Ariko Roho nyir'ukuri uwo naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi akazabahanurira n'ibizaza. Azampesha ikuzo, kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo Data atunze byose ni ibyanjye, nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha. Iyo ni ivanjiri ntagatifu. Muri kumwe na Padiri Felicien Harindintwari, umusaserdoti wa Diocese ya Nyundo. Yeah.
Bavandimwe, inema y'Umwami wacu Yezu Kristo, urukundo rw'Imana Data n'ubusabane kuri Roho Mutagatifu bihorane namwe. Kuri iki cyumweru cya 11 mu byumweru bisanzwe by'umwaka wa liturujiya, turahimbaza umunsi mukuru w'ubutatu butagatifu. Uyu ni umunsi mukuru wongera kutwinjiza mu ibanga ry'ukwemera kwacu, kuko twemera Imana imwe, Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Iri banga ni ryo shingiro, isoko n'urumuri by'andi mabanga yose y'ukwemera kwacu. Muri ryo turaramya, tugasingiza, tugasenga Imana imwe mu butatu butagatifu nk'uko yatwihishuriye. Twebwe abakristu hari byinshi twamenye ku Mana abasokuruza bacu batari bazi. Nk'uko tubyibuka muri gatigisimu twigishijwe dutegurirwa amasakaramentu y'ibanze, aho bagira bati, mbese abasokuruza bacu bari bazi byinshi ku Mana? Abasokuruza bacu bari bazi byinshi ku Mana kuko bayitaga Rugira, Rurema, Rugaba, Iyakare n'andi mazina meza, ariko bari bataramenya umwana wayo Yezu Kristu, we woherejwe mu bantu kubahishurira no kubamenyesha byuzuye Imana se n'urukundo rwe, kandi bari bataramenya Roho Mutagatifu uturuka ku Mana Data na Mwana. Mu by'ukuri rero twamenye Imana by'ukuri tubikesha Yezu Kristo, umwana wayo wigize umuntu, akayiduhishurira byuzuye, akanatwoherereza Roho Mutagatifu ubakomokaho bombi, nk'uko ivanjiri y'uyu munsi ibitwumvisha neza. Mu isomo rya mbere, ubuhanga bw'Imana buraduhamagarira kuramya no gusenga Imana nk'umuremyi n'umugenga w'ibiriho byose, kandi yabiremye ku buryo butangaje, kubw'ububasha n'urukundo byayo bihebuje. Buri kimwe cyose igishyira mu mwanya wacyo, igena n'uko bizabaho n'uburyo bizajya byuzuzanya. Abantu bose rero iyo bava bakagera, bahamagarirwa kumenya Imana no kuyiramya, kuko ariyo soko y'ibyiza byose. Nta muntu n'umwe wabona impamvu yo kwiregura ko adasenga Imana, kuko ijwi ry'umutimanama wacu riduhamagarira gushakashaka umuremyi wa byose. Gatigisimu nanone igira iti, mbese abantu bose bashobora kumenya Imana? Abantu bose bashobora kumenya Imana bitegereza ibyo yaremye kandi bumvira ijwi ry'umutimanama wabo. Reba mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa mbere kuva ku murongo wa 19 kugeza ku wa 20. Byongeye kandi, mu buhanga n'urukundo rwayo, Imana yageze ku muntu imurema ku buryo buhebuje, nk'uko Zaburi ya none idufasha kubyumva neza. Iragira iti, iyo nitegereje ijuru ryaremwe n'ibiganza byawe, nkareba ukwezi n'inyenyeri wahatendetse, ndibaza nti, muntu ni iki kugira ngo ube umwibuka? Mwene muntu ni iki kugira ngo ube wamwitaho? Rwose habuze gato ngo umunganye n'Imana, umutamiriza ikamba ry'ikuzo n'uburanga, umugira umwami w'ibyo waremye byose. Bavandimwe, twebwe abakristo dufite umwihariko, kuko twaremwe bundi bushya, tukagirwa abana b'Imana tubikesha umwana wayo Yezu Kristo. Kamere yacu yari yarahindanye kubera icyaha cyatandukanyije abantu n'Imana, bayitera umugongo, biyambura ibyiza byose yabahunze ibarema. Yezu Kristo yemeye kuyigira iye kugira ngo ayihumanure, ayizahure, ayisubize ubuzima bw'Imana. Yigize umuntu abana natwe, maze aratwitangira, amena amaraso ye ku musaraba kugira ngo tubabarirwe ibyaha, dusubizwe ubutoni ku Mana. Amaze kuzuka ava mu bapfuye, yasubiye mu ijuru, atwoherereza Roho we, ari we utugira abana bishingiwe kibyeyi, tukisanzura ku Mana umubyeyi wacu tugira tuti, Aba, Data.
roho uwo nyine niwe ufatanya na roho zacu guhamya ko turi abana b'Imana, kandi ubwo turi abana b'Imana turi n'abagenerwamurage bayo n'abasangiramurage ba Kristo, niba ariko tubabarana nawe ngo tuzahabwe ikuzo hamwe nawe. Reba mu ibaruwa Mutagatifu Pawulo intumwa yandikiye Abanyaroma, umutwe wa 8 kuva ku murongo wa 15 kugeza ku murongo wa 17. Bityo rero nk'uko isomo rya kabiri ribitubwira, ubwo twagizwe intungane n'ukwemera, dufite amahoro ku Mana muri Yezu Kristo umwami wacu. Kubwe twashyikiriye mu kwemera iyi neza tuganjemo, none twiratira gutegereza ikuzo ry'Imana. Si ibyo byonyine, twiratana ndetse n'ibitotezo, kuko tuzi ko ibitotezo bitera kwihangana, ukwihangana kugatera kudahemuka, nako kugatera kwizera, ukwizera ntigutamaze, kuko urukundo rw'Imana rwabuganijwe mu mitima yacu na Roho Mutagatifu twahawe. Bavandimwe, twebwe abantu duciye bugufi cyane imbere y'Imana, bityo tukaba tutakwinjiza iyobera ryayo ryose mu bwenge bwacu. Tugenekereje twavuga tuti ni nk'uko utafata amazi y'inyanja yose ngo yavomere mu gakombe ashiriremo. Gusa uyu munsi tuzirikane ko iby'ingenzi byose twashoboraga kumenya kugira ngo tubane n'Imana uko bikwiye, kandi natwe tubane nk'abavandimwe kuri iyi si, bityo tuzaronka ubugingo bw'iteka, twarabihishuriwe. Bityo rero twihatire guca mu nzira y'umukiro Nyagasani atwereka tudahemuka, kugira ngo niturangiza ubutumwa bwacu hano ku isi tuzaronke ihirwe ry'ijuru. Dutakambira Imana Data itwuzuzemo Roho Mutagatifu, aduhe imbaraga, atumurikire kandi atuyobore, dushobore kubaho uko ibishaka, bityo nidusoza iminsi yacu hano ku isi izaducyure iwayo mu ijuru, ku bwa Yezu Kristo umwami wacu. Hubaha Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, Imana iriho, yahozeho kandi igiye kuza.